James Kabarebe yavutse mu 1959. Yakuriye mu gace ka Ibandakazo gaherereye mu burengerazuba bwa Uganda. Yize amashuri yisumbuye mu ishuri ryitiriwe Mutagatifu Henry Kitovu mu 1979. Nyuma yaje kwiga muri kaminuza ya Makerere aho yahakuye impamyabumenyi ihanitse mu by'ubukungu na politiki. Ni umusirikare ukomeye rwose, umujyanama wa Perezida Paul Kagame mu by'umutekano, utajya arya indimi rwose, akavuga ko yabanye na Perezida Paul Kagame kandi ko yari amuzi, ko yajyaga anamubona. Ni umusirikare uhora uganiriza urubyiruko kandi ubikora bikunze rwose, akababwira amateka yaranze urugamba rwo kubohora igihugu. Byarigaragaje neza kuko akomeza bivuga aho urubyiruko ruteraniye ari rwinshi. Nguhaye ikaze kuri Kami Rwanda TV. Wakora subscribe, share, comment na like ukajya ubona byinshi bitandukanye tukugezaho. Uyu musirikare, uyu mujenerali ukomeye tugiye kukugezaho byinshi byaranze ubuzima bwe, umubano wihariye yagiranye na Perezida Paul Kagame kuva kera no kugeza ubu ngubu bakaba bakibanye. Byagenze bite? Nuhe mubano udasanzwe n'iki cyabiteye bafitanye kugeza ubu? Iki cyaranze amateka y'ubuzima bwa General James Kabarebe? Kora subscribe niba ushaka kubimenya. General James Kabarebe aganiriza urubyiruko nta shiti, akababwira ibyabaranze ku rugamba rwo kubohora igihugu, akababwira ukuntu ingabo zabohoye igihugu zaranzwe n'ubwitange n'ibindi. Ibi tugiye kwibandaho n'incamake z'ibiganiro agenda atanga ndetse n'amateka ye yihariye utaruzi. Nguhaye ikaze. General James Kabarebe iyo aganira n'urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu, ntahwema kubashishikariza ko bakwiye kubyaza amahirwe babona umusaruro kuko igihugu kibakunda kandi kibatekereza. Iyo avuga ku byaranze urugamba rwo kubohora igihugu, General James Kabarebe avuga ko ababohoye igihugu baranzwe n'umutima ukomeye kandi bagakunda ibyo bakora, kwitanga, kudacika intege, ubufatanye ari nabyo byabahaga imbaraga zo gutsinda urugamba urwo ari rwo rwose barwanye. General James Kabarebe akunda gutanga amasomo yongeramo imbaraga urubyiruko, agakunda ko bamubaza ibibazo kugira ngo basobanukirwe, nawe rwose akabasobanurira adaciye ku ruhande, ntarya indimi mu byo avuga. Gusa avuga ko ubuzima babayemo ku rugamba rwo kubohora igihugu ari amateka maremare, byasaba ko bakwandika mu bitabo byinshi kuko bitasobanurwa umunsi umwe gusa. General James Kabarebe avuga ku mubano we na Perezida Paul Kagame, avuga ko ngo Paul Kagame ngo hari itsinda yari ayoboye mu gihe bo bari abasirikare batoya, icyo gihe ngo babaga muri Uganda. Avuga ko kandi mu gihe Paul Kagame iyo yabaga adahari bitwaraga uko bishakiye ariko bakabikora, gusa mu gihe yabaga ahari bakagira discipline yo ku rundi rwego kuko buri wese yagombaga kuba ari mu mwanya we. Igitinyiro cya Perezida Paul Kagame cyabageragaho yaba ahari cyangwa adahari. Uyu ni General James Kabarebe aho yaganiraga n'urubyiruko rwo mu Mbuto Foundation, abasobanurira amwe mu mateka yaranze urugamba rwo kubohora igihugu n'ukuntu Paul Kagame yari afite igitinyiro gikomeye cyane. General James Kabarebe yavutse mu 1959. Yakuriye mu gace ka Ibandakazo gaherereye mu burengerazuba bwa Uganda. Yize amashuri yisumbuye mu ishuri ryitiriwe Mutagatifu Henry Kitovu mu 1979. Nyuma yaje kwiga muri kaminuza ya Makerere aho yahakuye impamyabumenyi ihanitse mu by'ubukungu na politiki. General James Kabarebe yafashije abasirikare batandukanye b'ibihugu bya Afurika ku rugamba. Mu bo yafashije harimo n'abo mu bihugu by'abaturanyi. James Kabarebe yafashije ku rugamba nk'ingabo ikomeye Laurent Désiré Kabila guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADFL. Kabarebe yafashije Enjeniyeri gufata Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku ya 17 Gicurasi mu 1997 no gutsinda Mobutu Sese Seko.
Ubu butumwa burangiye yagizwe umuyobozi mukuru w'ingabo za Kongo na Kabila. Icyakora umubano hagati y'u Rwanda na Kabila ntiwatinze kwangirika kubera ko yatinyaga ko yahirikwa ku butegetsi. Ahagana ku ya 27 Nyakanga mu 1998 Kabila yirukanye Kabarebe ku mwanya we. Kabila yahise ashyiraho General Celestin Kifwa, umunyekongo wahoze akora muri Angola. Kabarebe ni umwe mu bayobozi 10 bo mu Rwanda bashinjwaga mu 2006 ibirego bidafite ishingiro na Jean-Louis Bruguel, umucamanza w'Umufaransa, ngo kuba yaragize uruhare mu iraswa ry'indege y'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Kabarebe n'abandi bayobozi bakuru bahakanye aya makuru, batanga n'ibimenyetso bifatika bigaragaza ko ibi birego ari ibinyoma bidafite ishingiro. Mu Kwakira 2002 Perezida Paul Kagame yashyizeho Kabarebe ku mwanya w'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Kuva ku ya 10 Mata 2010 kugeza ku ya 18 Ukwakira 2018 yari Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda. General James Kabarebe wavutse mu 1959 ni umusirikare mukuru, akaba umujyanama wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu by'umutekano. General James Kabarebe akunda gusubizamo imbaraga urubyiruko rw'u Rwanda, akabibutsa gukunda igihugu, guharanira iterambere ryacyo, kugikunda no kugikorera nk'uko byaranze ingabo zahagaritse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 uko zari 19,000 zose. Akunda kubibutsa ko nta wundi murage mwiza bafite uretse igihugu cy'u Rwanda. General James Kabarebe akunda gutanga amasomo yongeramo imbaraga urubyiruko, agakunda ko bamubaza ibibazo kugira ngo basobanukirwe, nawe rwose akabasobanurira adaciye ku ruhande. Gusa avuga ko ubuzima babayemo ku rugamba rwo kubohora igihugu ari amateka maremare, byasaba ko bakwandika mu bitabo byinshi kuko bitasobanurwa umunsi umwe, iminsi ibiri, icyumweru, ngo ni amateka maremare atahita asobanuka uwo munsi. James Kabarebe avuga ko azi Perezida Paul Kagame rwose, kuko hari itsinda yari ayoboye mu gihe bo ngo bari abasirikare batoya. Avuga ko kandi mu gihe Paul Kagame yabaga adahari bitwaraga uko bashatse ariko bakabikora. Gusa mu gihe yabaga ahari bakagira discipline yo ku rwego rwo hejuru, ngo kuko buri wese yagombaga kuba mu mwanya arimo. Uyu ni General James Kabarebe, umujyanama wihariye mu by'umutekano wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Avuga ko kuva muri iyo myaka yose babaga Uganda kugeza n'iyi saha, igitinyiro, ubushishozi, ubwitonzi. Avuga ko muri iyo myaka yose yagiye abana na Perezida Paul Kagame kandi ko yamubonaga kugeza n'ubu bakibana. Avuga ko igitinyiro cye n'ubuhanga bwe bigaragarira mu bikorwa akora, ndetse ngo no kuba u Rwanda rugeze ku iterambere ringana gutya, no kuba haboneka amahirwe ahabwa urubyiruko, amahirwe mu buringanire no kwifatira imyanzuro iteza imbere igihugu, byose kuba bigezweho ubu ari ukubera kugira ubuyobozi bwiza, bwumvikana, bushyira hamwe, bukundanye, bwumva inama n'ibitekerezo by'abo bayoboye, bugashyira imbere inyungu z'abaturage. Ndagushimiye kuba warunteze amatwi. Iyi ni Kami Rwanda TV. Wakora subscribe ukabishishikariza n'abandi kugira ngo ujye umenya amakuru menshi agiye atandukanye. Uyu twagarukagaho ni General James Kabarebe. Amagambo agenda agarukaho iyo aganiriza urubyiruko, ndetse n'umubano wihariye n'ukuntu yamenye Perezida Paul Kagame.